ibihe byiza kuri dukurikiye ku murongo wacu wa Duo TV nk'ibisanzwe Nyendigarius. Urakore subscribe ni iby'agaciro uri umuntu wacu watanze umusanzu. Ariko nawe turayikora bya byiza musikoze kugira ngo tujye tubana mu buryo bumwe cyangwa ubundi kandi ndabizi ko bizakugirira ku bana natwe. Uyu munsi rero nabazaniye content nziza kandi ndabizi ko iri bugushimishe. Nta yindi content njyewe ngiye kujya nsura abantu mu kazi aho bakorera cyangwa mu rugo umuntu no tumugero ni loyalty test n'ibisanzwe. Tumuteste atase bimeze ute ni fresh. Uwo muntu se ufite inshuti ndayifite. Si inshuti yawe urabizi ko ari inshuti yawe wowe. Yego kuko urabizi tugira inshuti twibwira ko ari inshuti zacu kandi ariko inshuti zabo atari inshuti zacu. Nk'urugero tumbwira ati nimba inshuti yawe sa nk'umuplankinga umubwira ati nagize akabazo n'urugero ese byashoboka yuko unguriza aya mafaranga. Twumve buriya bavuga ngo inshuti nicyo musangiye, inshuti nigira ikigufasha, nayo inshuti idafite ikiguha ntabwo ari inshuti. Komeza ubaye natwe ntujye kure y'inyakiramajwi yawe kugira ngo tubane, wowe kiriho nukanda subscribe kugira dukomeze tubane, ngwino dukomezanye. Sister bite? Ndaho neza? Karibu. Sister murakoze. Okay, babanza kamfasha kama kantu nimba nta kibazo se. Nitwa Garius. Okay. Ndi umu content creator. Nkorera igitangazamakuru bita Duo TV, YouTube channel. Narindi muri content bita Reality Test. Okay. Sinzi wenda nimba wanyemerera mu mwanya tukaba twayikorana nimba nakugoye. Hari ikibazo? Niba bidatinda nta kibazo. Ni ukuvuga ati reality test rero ni content ikorwa gutya, ni ukuvuga dushaka kuba ufite inshuti ariko utazi wenda nimba ari inshuti yawe, ushaka kuba confusing igihe cyo gufasha no kumenya se ni inshuti yawe. Urugero dushaka wenda wamara ni inshuti yawe tukamuhamagara ariko byaba byiza umwihamagariye ukamubwira ati wenda ngize akabazo ndi muri kibazo cya dandi nshaka kukivamo nirukanka. Byaba byiza musomeye nk'amafaranga urugero ko dufata 15 ko 15 amafaranga ni menshi ntabwo ari make kuri buri umwe. Nageza aho 15 kuyatanga bigoye ariko inshuti ya nyewe buriya yabikora. Nawe uraga muri telefone urebe ya nshuti yawe imwe wizeye ko yaguha ko ndabizi ntabwo inshuti zose yaguha ntabwo ariko zose yaguha. Urebe yayindi uvuga ati birakunda tugerageze. Hari ikibazo? Ntacyo. Ari tariki 16. Yego ariko agatangwa nagambwa izina. Nitwa Esther. Esther. Yeah. Yego. Ngiye guhamagara ndi umujama umukobwa. Amaze mere ku mukobwa no. Anzire ku mukobwa. Okay, nta kibazo. Mukiriya wacu umurongo muhamagaye ntabwo wanditse neza mwongere mugerageze. Dear customers. Abanditse nabi. Bahuye nayo. Anga ni bya bindi MTN yazanye kamagara umukobwa ngo ntabwo yanditse nabi kandi ntayiriho. Wagerageje ndetse tukareba. Hai, tuyemo. Allo. Allo? Oui. Niriwe. Yamire neza. Fisto ko hari ikibazo nari ngize wangurije ibihumbi 15. Nzagusubiza vuba. Birihutirwa cyane se. Birihutirwa nta kantu nshaka gukemura kihutirwa. Ntabwo wategereza gacyase. Nk'iminota ingahe? Urumva binsaba gukoresha banki. Wenda nk'irindwi cyangwa 10. 7 cyangwa 10? Okay. Anegereze ntari. Sanari. Abandi bana. Aka bakobwa mukoresheje banga mwanya. Ndayabaranyabonye uretse. Ufite umuntu amagara gatagwa 15 atagenda guca mu bintu byinshi. Nawe ariko ntiwambura. Nge biragoye pe njyaho tuziranye ariko ntari binange ariko ntabwo wenda ntabwo areba ariko bayama. Sister none sukuriki. Content creator. Nawe uri mu content creator nkanjye. Byiza gura nawe. Ukorera kuzembuga. Nzakwishakira nanjye nabamaze ariko nyine nitwa Teacher Esther. Yego. Imbuga zanjye zose niko zitwa. Yego, Instagram, TikTok. Hose. Tugira YouTube channel sinawe.
Ni byiza. Yeah. Ibi ni iby'agaciro. Yego. Ndabona ngo ari wakiriye Joyeuse wa Juno. Ariko nanjye ndabona bino bintu kuri bimenye. Ndabona ni no kuba nawe ndabona ari byiza ahubwo ni iby'agaciro na experience ugiye kunyigisha ngo bikorwa gute. Ko njye ndi mushya kuri iyi mihanda ariko ntekereza ko wenda nidufatanya bizagera kure. Ikibazo. Au composé n'est pas accessible en ce moment. Veuillez rappeler. Wiki. Ubona mujana cyangwa ndi guhamagara. Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Ndageza kumva. Au composé n'est pas accessible en ce moment. Ni gutya abantu basigaye bameze sasa. Ubu wasanga yikuyeho. Ariko igihe yaba ari network bijya bibaho. Katugerageza inshuro ya nyuma. Umve ko bikunda. Numéro composé n'est pas accessible en ce moment. Bahungu b'i Kigali. Hari igihe wasanga ari network agiye ntabwo njajinga abantu cyane. Actually nta nubwo akunda kubeshya. Ni inshuti ya magara. Ni boyfriend. Ni inshuti yanjye. Mu best. Ni inshuti yanjye guy kubera ushaka ko mvuga ibindi bintu subwo. Nanjye ariko nazo twate cyanjye niyo gutestinga abantu bari inshuti bari close. Nanjye nazo ngo ni inshuti yanjye. Okay. Ariko ndumva ari best ngewe. Wenda ushaka kubugize isanga avuga ati ntabwo best yawe gukora imbere ya kamera. Composé n'est pas accessible en ce moment. Wiki. Bajama b'i Kigali se nari nzi ko ari abanjye gusa kumbe namwe abakobwa bagiye babaho. Ako nuko wenda nta kibazo mfite wenda mbaye nkifite. Sha sister ihangane ni ibintu bisanzwe ariko narebe ngiye cyane nshaka gukorana kigezo yari loyalty test. Message y'amafaranga se. Simbone mutene kwandikiye ngo nimero yagarutse ku murongo mpamagaye twumve. Iyo mu compost. Allo? Oui, Nese ko wahise ukuraho telefone? cyangwa network cyaza. Ariko nandi kugerageza byo biri kungora. Sinzi niba nabangwaye muke. Angahe? After like 7k, I guess. Cyo wakeranjije ukambonera 15 koko. Birihutirwa cyane ushatse niba ari nk'umuntu wayaka wayamwaka. Mungu birarenze ko nabwira undi muntu ayama. Birihutirwa pe ndaza kwandikira message hano ndi sinabona ukuntu mbigusobanurira. Bo, mu minota 2 yonyine. Ikibazo ubwo nitigo igiye gutukuraho. Oya ntabwo nongera network. Sawa. Sanari. Umujama nkuko muri kubibona umujama yisubiyeho. Sister afite inshuti nziza. Nanga ko sister bongeye bakamuha icyizere. Katureka byibura amwemereye birindwi. Katureka yamuha. Ni loyalty test yo gumana natwe nujye kure inyakira amajwi yawe. Katurebe. Aragakanze. Birindwi nk'ibisanzwe. Mwabonye abandi bana ko bafite inshuti twe turababaza tudafite inshuti ariko ni byiza n'iby'agaciro nubwo musabye 15 akamuha 7 ni byiza nawe wiga kugira inshuti niwe test nawe ushaka gutestinga umuntu wawe nimero iri muri description umamagare tumutestinge turebye ibyo tumuplanking ushaka gusanga udafite inshuti mwana ushaka gusanga wihoma wikurura utazi ibyo ari byo kabisa sister urabyumva gute se Nabirenze. uraruhutse iyi ni inshuti yawe ariko ni sheri cyane sheri pe Siwambwiye ngo ntumagane inshuti. Muze sheri ntabwo ari inshuti. Wapi? Sheri ni inshuti. Ni sheri nyeze ko igihe ugomba kuvanga ibintu. Kandi bamwita boyfriend. Zo ni indimi ebyiri zitandukanye. Ariko ni byiza umujama w'abandi amafaranga yawe ndabizi nawe usiyabarira umusubize twete twatiye muri Ntayo musubiza ahubwo nzayamwishyura igihe kigeze. Nanjye ndagura agafanta urabona ko prankinze umuntu ariko ntareba sister ni byiza bya byiza ku bana nawe nyiritwa Garius nako naza mbikubwira nice to meet you kabisa kandi ndakoze ku mwanya wawe Thank you. asante